amatwi ikinamico rangurura usobanukirwe n'imikoreshereze ikwiye y'imbuga nkoranyambaga. Kongeye kubaha ikaze bakunze ikinamico rangurura. Mu gice cy'uyu munsi Karibusara Samuel imbabazi arazimuhase Munyankindi we ngo yabonye igisubizo cy'ikibazo agatako yateje umuryango we. Ni mu ikinamico rangurura. Ese wabuze iki Munyanki? Ikufi yanjye nari mfashe hano iri hehe vesti? Siguyimbajije kandi wasanze nasinziriye. Ngeyi yari yaguye hasi. None se sheri, kumaze iminsi wararakaye utavuga nabi uba amahereza azaba yaye. Uziki Simbi na Bruce basigaye bumvuje bakirukira mu buriri. Nawe ari wowe wabora vesti. Kandi cyamabaje nawe urakizi. Nuko utabona ko umukobwa wacu yaduteje isi. Nukuri ndabibona ndetse nanjye birambabaza pe. Ariko ntacyo nabikoraho. Okay, niba wowe ntacyo wabikoraho. Ngiye bindekire nzabyikemurira. Uzabikemura ute wenyine se kandi bitureba twese nk'umuryango? Mfite ibisubizo ibi kandi ngomba kubishyira mu bikorwa bitarenze uyu munsi. Ugiye gushaka uriya munyamakuru se? Mushaka hekize. None si ibyo bisubizo bibiri ni ibihe Munyanki? Okay. Icyambere nuko irukana gatako hano mu rugo rwanjye akajya hanze y'inzara yavuze ubundi kamwica akabanza kayumva. Ayiwe yego ukirukana umwana twabyaye Munyanki umwanzuro nawe ufashe ubwo waba umwohereje he azaje kwangara ku musozi yo inzara ataka ni mu rya kabiri azayumva neza ubundi azomba ibyo yavuze byari. Oya we Munyanki ntiwabikora n'ukuri gatako n'imfura yacu. Simvuga ko mushyigike mu mafuta ukabihakana ubu sinkufasha. Ndemera ko umwana wacu yarakosheje ndetse bikomeye yandari ku muryango nawe ubeshyera ariko hano ni iwabo. Nyine wamwirukana akajya he ko? Komeza umuvuganire. Icya kabiri ngomba gukora nukujya kuregura munyamakuru mu bugenzacyaha. Yego wowe ukajya mu bugenzacyaha kurega kati Munyanki? Cyane rwose. Icyo cyo kujya mu bugenzacyaha cyo ndagishyigikiye rwose. Ariko nyine hari n'indi nama bari bangiriye. Yo gukora ikiza? Gushaka undi munyamakuru twebwe ubwacu ndavuga nge nawe. Tugakora ikiganiro kivuguruza iby'umukobwa wacu yaganiriye na Kati. Ngiye nzajye mu banyamakuru kwitaranga. Ntabwo ari ukwitaranga ariko Munyanki. Nukugira iki? Nugutanga amakuru y'ukuri bityo tukaba tuvuguruje iby'umukobwa wacu yavuze ku by'amakimbirane yaranze umuryango wacu agatuma dutandukana. None se vesti? Karame. Urumva ibyo byo kujya mu banyamakuru byambuza kujya mu bugenzacyaha kurega Kati rero? Ayinya. Nukuje nk'umufonctionnaire wigire mu biro kare? Washakaga konza ntesuwe. Nta musoro ugufasha gukamera witeguye gukora ikiganiro. Nigeze nemera ko tuzakora ikiganiro harya. Narinzi ko uzawiteguye ugahita ufata akaganiro gato ko kwamamaza papeteri yanjye. Uyu munsi nawugeneye izindi gahunda rero. Ubu ngiye mu mahugurwa yagenewe abanyamakuru nuko ntari kugenda ntakunyuzeho ngo twumvikane. Ngaho rero mbwira icyo bisaba kugira ngo ucishe itangazo ryamamaza ubucuruzi bwanjye ku muyoboro wawe wa YouTube. Urabanza ukambwira impamvu wahisemo TV yanjye kandi ufite izindi zimaze igihe zikwamamariza. Ndi mu bantu bakurikira ibiganiro bica kuri YouTube channel yawe. Ndabikunda nkanabisangiza abandi. Kuko mbona bikozwe kinyamwuga. Mpa nk'urugero. Urabona ko ndi umucuruzi hano mu isantere ya Buganwa. Yego. Wakoze ikiganiro kiranshimisha cyane kuko wagikoze kivuguruza ikindi cyari kimaze gushyushya imitwe y'abacururiza mu isantere. Tumaze no kwicamo ibice. Harimo abashyigikiye iby'ubuyobozi bwakoze abandi batabishyigikiye. Kiriya kiganiro cyaje guca amazimwe kuko wahujemo impande zose. Hari abacuruzi bari bafungiwe icyo gihe bo ubwabo bivugiye ibyo batari bujuje byatumye babafungira. Urongera ubaza urundi ruhande rw'abacuruzi batari bafungiwe nabo batanga amakuru. Urangije ujya no mu buyobozi. Ubundi nuko inkuru itabogamye igomba kubimeze uhuza impande zose. Kuva icyo gihe rero ibiganiro ushyira ku rubuga rwawe ntibincika pe kandi sinjye njyenyine bikurikirwa n'abantu benshi bakanabikunda. Akaba se niyo mpamvu wifuje ko nkwamamariza? Cyane rwose. Ndashaka ko abagukurikira bamenya papeteri yanjye bakambera abakiriya cyangwa bakandangira abakiriya. Yewe nditeguye rwose upfa kutampenda ubundi ndakwamamariza. Urambwira nyine uko kwamamaza bihagaze kuko nabonye hari n'abandi wamamariza. Warabibonye ko ntavuga amagambo gusa ariko nyavanga n'ibikorwa. Nukuza hano nkahagaragaza nawe ukivuga ukanaratira abantu ibikorwa ukora. Ubu ibyo byose si ukugira ngo mpende kare? Uje ugashyiramo aho nkorera n'ibyo nkora akanacamo ishusho yanjye ntibyaba bihagije? Ubundi ntegura ibibazo nkubaza ukiyamamariza ibyo ukora kandi abantu barabikunda cyane. Nibyo nakubwiye nyine ni ukugira ngo umpende witwaje ubwo buryo wamamaza. Yahumura Karebu ntahenda arahenda.
ibyo uvuze ntibishoboka Munyanyi. Tumaze imyaka myinshi tuziranye rwose ntiwavuga ko utari uzi uko ntambuka. Kuri sinari nzi kugenda utambitse ikirenge nise. Yewe nawe washakaga kunyisekereza gusa. Nawe ubonye waseka ariko. Hanyuma rero niseti. Reka ngushimire cyane rwose. Kagira inkuru rero rwose ni ukuri. Inama ngire mvuye kuyishyira mu bikorwa. Nakiriwe neza cyane. Ikibazo cyanjye mva nakivuze nisanzuye kandi cyakiriwe neza rwose. Uvuye mu bugenzacyaha se? Yewe ntumvuye rwose kubabwira ko umunyamakuru yiheranye umwana wanjye bagakora inkuru yo kunsebereza umuryango. Nuko rwose humura bazamwihaniza kandi ntazongera gukora amafuti nkayo yo gusebya abantu. Bambwenga ahubwo se nagombaga gutinda kubamenyesha. Kuko iyo mbibamenyesha hakiri kare ikibazo cyo cyara kikosowe kera cyane. N'ubu utamenya nyine ariko ntaki cyangombwa n'ukurenganurwa. Anise ndakumva Munyanyi. Nubwo mvuye kuri gura mukobwa ariko ntabwo biciriye aha. Nizere ko udateganya kwihanira kandi Munyanyi. Nizere ko udashaka gutera uriya munyamakuru ngo muserere. Umva uwo nshaka kugusora nagataka umukobwa wanjye akamya ko Munyankindi najya nkinishwa ngewe. Mwana se hari ikindi wakora uretse kumuganiriza? Oya nise uriya mukobwa ngomba kumwirukana neza neza akamvira mu rugo. Inzara yavuze namwicije n'ubundi akayisogongera kumva uko imera. Ukirukana umwana wibyariye mu rugo Munyanyi? Ngomba kumwirukana. Oya Munyankindi we. Waba umuteje isi. Ashobora kuhahurira n'ibibazo kandi nawe bikazakugiraho ingaruka. Anise ndakumva ko yarambabaje cyane ubyumve. Yarakubabaje ariko kumwirukana ntabwo ari wo muti w'ikibazo. Wamuganiriza ukamusaba gukoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo bwiza bumufitiye akamaro. Maze nabwiye nyina ko nshaka kumwirukana mbona nawe ari mararira yewe abatesi babiri mu rugo. Imbuga nkoranyambaga iyo zikoreshejwe neza zigirira abazikoresha akamaro. Gute se? Hari ibitabo bikubiyemo amasomo atandukanye abanyeshuri bifashisha biga, nibyo wabwira umukobwa wawe gukora. Ukamushishikariza gukora akiteza imbere. Akareka gushakirishiriza amaramuko mu gukora ibiganiro bitagira aho bihuriye n'ukuri kandi bisebanya. Ikindi rero rwose ni ugutuza nubwo muri iki gihe ubabajwe n'inkuru yagusebeje. Haranira ko iwawe haba amahoro bityo ibyavuzwe biburizwemo. Ya ubuse none ntiwandikura nkagenda we. Noneho wakwigendera kare. Ibirebana n'amasezerano y'imikoranire no kuyakora nje gukora ikiganiro. Haryo bavuze ko ari iminota ingahe? Kugira ngo sinzarenze umunota umwe. Nukudoda si ukuvuga ariko. Ubwo umunota umwe nzaba namamaje ibyo nkorera muri papeteri byose. Oya nzabigufashamo kabisa ndabimenyereye. Turi kumwe Karebu we, ngaho nyaruka udakererwa ayo mahugurwa. Namwe murakoze wera we. Mukomere cyane Karibu se we. Ko wiruka cyane suraga naye kare. Ubwo konza ukampunga. Mu mahugurwa kandi nakererewe. Okay. Ndabona Karibu rwose mumeranye neza. None se si byiza kubana n'abantu bose amahoro Karibu? Jewe hari ikindi narengejeho nibyo rwose kandi Karibu nubwo namwibeshyagaho n'umunyamakuru mwiza ukora akazi ke kinyamwuga da. Nawe ukurikira ibiganiro bye? Jewe nta munyamakuru n'umwe wino rwose nakurikira. Bankeneye amakuru reka. Okay. We Karame. Ndabizi ko nakurakaje. Ariko nukuri nyine nge buriyo nitaye ku muntu nkamwitangira nkamuba hafi. Banumva nta wundi rwose wabyivangamo. Wigarura ibyatambutse nta mpamvu Karibu. Yareka ngusobanurire we. Ngewe urumva nabonye amafoto kuri stati ndavuga nti rwose ibisi by'uwera yakoze byo kwigaragaza nk'ukundana n'uriya musore Karebu. Ariko nukuri nakubeshye namenye ukuri pe ko ari abana babishyizeho. Ngewe wa mwanya wo gushyira amafoto kuri za status ntawo nari mfite Karibu. Nibyo nkubwira we. Namenye ko ari abana babikoze. Gusa nkibibona rwose muhagaranye muri bane wowe n'abana bawe. Ahandi yicaye iwawe nk'ahari we nyirarwo numvise ngize akantu pe. Akantu k'icyariko. Mbega ibitunguru biryana mu maso mama yiwe. Ariko sinakubujije ugata ibitunguru bikanuriyemo gutyo. Nanjye birankurugotoye. Ese wamenya amakuru ko mushiti wawe kundwa yagiye muri kaminuza? Yego yaje no kunsezera maze. None se gataka umwanya wanjye wowe ko numva nta nicyo bikubwiye. Kubona abandi bana bajya kwiga wowe uri aho ngaho. Uziko ariko kwiga ari umurage umubyeyi asigaye aho umwana we mwana wanjye. Twari gukora ibishoboka byose ukiga. Ariko nta bushake ubigiramo.
ngewe imana yanciriye iyanjye nzira nzanyuramo kandi nkagera kure nifuza kugera mama wanjye ntuhangayikishwe na za kaminuza rwose. Imana yanjye njye nifuza ko usubira kwiga ukagira amanota kwemerera kujya kwiga muri kaminuza. ngewe ndi umusitari ku mbuga nkoranyambaga mama mfite uburyo bwanjye nzakira nkijijwe nazo kandi. Apu winavuga izo mbuga nkoranyambaga kandi utazi kuzikoresha neza. hariya ntakaciyemo ariko ngewe uza abankurikira mfite kuri TikTok na IG mama. abize kaminuza se ninde ubazi ko ngenzwe n'isi yose. kukumenya se bikumara iki mwa? Aranata agatako uri hehe ko nakubona? ngo ndihe ndi mu rugo iwacu. ngo iwanyu? ikireza ariko kubura mu myitozo ya nyuma ya filime kandi aribwo wari ukenewe. ariko rero Natani ntundenganye iyo myitozo nayo imaze gutwara igihe kirekire ndaza ukangisha guseka kurira kurakara ngahora muri urwo kandi ngategereza abandi ariko nkababura. gusa urumva ari njye koko? wababona ute se kandi buri gihe baza udahari? bazindukiye habiriwe bitoza umunsi wose. nanjye kandi narimuze cyane sinibutse ko udahari. ngibutsa nuko tugeze kuri rore yawe hanyuma tukaba tukubuze. none se urumva utandenganya koko Nata? Kuki? guhera ijoro rero ugomba kuza mu myitozo kandi ntugomba gusiba cyangwa gukererwa. noneho turanateganya guhita dukina igice cya mbere kikazasohoka mbere y'uko ukwezi kurangira. wabyumvise mama? wabyumviye ko umukobwa wawe agiye gukina filime yo ku rwego mpuzamahanga? ubwo bakundwa bagiye kwiga za kaminuza baza bambwira iki ko batazabasha no gupfundura udushumi tw'inkweto zanjye. iby'izo filime zawe nzaba mbibona. wibikerensa kuko ngiye kuba umusitari ukomeye cyane n'umuherwe ku rwego mpuzamahanga. nzakira nkijijwe n'umwuga wanjye wo gukina filime kandi uzabibona mama. nakubwiye nti mbiteze amaso mwana wanjye. uramenya ntusibe ibyo ntakubwiye Karibo. ubundi se simbona telefone yawe yari yuzuye we. se kaba ari isase icyo anyuzeho cyose arafotora. ariko rero nawe wera telefone yawe wayigize iy'abana pe. kaba ari isa na mushiki we bayigize iyabo. ariko rero hagati aho urakoze da. umuziki se kandi igiyewe Karibuso. uyu munsi navuye mu rugo ntacyo mfashe. iyo utahinguka sinari no kwiyibuka. ndakuzi neza ntujya wiyibuka rwose. ukunda gukora cyane ukibagirwa ko umuntu akora yanariye. niko nabaye. humura rero nafashe icyemezo cyo kukwitaho we cyane kandi nzabikora mbikunze. nanjye ndabigushimira Karibuso we. ariko si bimbona kweri. ariko si bini gusa. ese ko wivugisha kandi mu kanya twavuganaga Karibo? ubu se ndibeshyara cyangwa ndabeshywa? nicyo ubonye muri telefone yanjye Karibo? ariko ubu simbyiboneye. ubu murongera kubihakana muhereye he? ibi si bihamya ko wowe na Karibo mukundana we? asiki iko nakubwiye kungabanyiriza amafoto n'ibindi bintu biremereye muri telefone yanjye. nakubwiye ngo urebe mesaje zanjye n'abo duhamagarana wa mugabo we. mpereza telefone yanjye. ariko we wera koko aricyo ntakoze ngo nkwereke urukundo koko we. kuki koko unyarya ugakomeza kumbangikanya na Karibo koko we. ariko ugura ubuzima nturwaye Karibo. wowe na Karibo mubangikanya hehe? tega amatwi ikinamico rangurura usobanukirwe n'imikoreshereze ikwiye y'imbuga nkoranyambaga. Karibuso ko akomeje kwikanga Karibo azakura iki ngo yizere kubera atababangikanya. naho mu ikinamico rangurura y'ubutaha. ikinamico rangurura muyigezwaho n'umuryango nterankunga w'Abanyanoruveje n'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi mukayitegurirwa n'Urunana Development Communication. ikinamico rangurura ni buri wa gatanu saa 2:15 z'umugoroba kuri radiyo Rwanda. ushobora kandi kuyikurikira kuri YouTube. kuyigeraho ni ukwandika ijambo ikinamico rangurura official. uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo wifuza kutugezaho watwandikira ubutumwa bugufi kuri 0785 20 47 54.